Muraho neza, twongeye kubasuhuza kandi twongeye kubashimira ko mwabanye natwe kuri iyi YouTube channel yacu The Faith and Success. Muri make tugenekereje imbaraga z'ukwizera cyangwa se ukwizera kudufasha kugera ku ntego zacu no gutsinda. Nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye AH. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko yibaza niba Imana yumva amasengesho yacu cyangwa niba iyo dusenga Imana itwumva. Ikibazo itwumva ite, mu buhe buryo? Iyo turebye hirya no hino mu matorero atandukanye usanga hari aho basenga basakuza, bakoma amashyi, babyina, bikomanga, ugasanga bari kubikorera mu isengesho icyarimwe, ugasanga ni urusaku ndetse hakaba n'igihe hari ushobora kubona byabaye akajagari. Ariko hari n'abasenga batuje ndetse niba ari isengesho riyobowe n'umuntu ugasanga n'umwe abandi yenda bari gusengera ku mutima nta kuvuga byinshi batuje cyane. Rero ukaba wakwibaza se abo basenga basakuza, bakoma amashyi, babyina, batabaza, ese byaba biterwa n'iki? Ese kwaba ari ukugira ngo Imana ibumve kurushaho? Ese Imana niko yaba yaravuze ko tuzajya dusenga tukaba tutarabisobanukiwe? Ese none niki cyaba gituma yenda bamwe babona harimo akajagari kameze gatyo? None se ubundi uburyo bwiza bwo gusenga bwakabaye ari ubuhe? Rero tugendeye ku magambo amwe n'amwe ari nko muri Bibiliya ubundi ivuga ko igihe cyo gusenga ukwiye kwiherera mu cyumba cyawe ugafunga, warangiza ugasuka amaganya y'umutima wawe imbere y'Imana yawe. Bivuze ngo mu gihe ugiye gusenga wakabaye ujya ahantu hatuje, hatari urusaku, hatari ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyakurogoye. Ndetse nk'iyo twitegereje nka Yesu Kristo, tugende kwa Kristo, ubwo yajyaga gusenga yajyaga ahantu mu misozi cyangwa ku musozi hatuje ari wenyine, ndetse agaheza n'abigishwa be, akasenga atuje. Ntaho bagaragaza ko yenda yatabazaga, yakomaga amashyi, ntaho bagaragaza ko yabwiraga intumwa ze ngo nibaze mwasenga undi ari kujya avuga atabaza. Rero ukaba wakwibaza ababikora batyo aho baba barabikuye n'impamvu ituma babikora batyo. Ikindi umuntu ashobora kwibaza, niba ushobora gutekereza, yenda reka tubivuge, ugatekereza ikintu ikamenya icyo ari cyo, cyangwa se icyaha ukoze utabumbuye umunwa, wicecekeye gusa ukagikora utanyeganyeza, Imana ikamenya ko ukoze icyo cyaha mu mutima wawe, ni gute wajya gusenga noneho ntibashe kukumva mu gihe usengeye mu mutima cyangwa se usenganye ijwi ryoroshye? Ni ikibazo aho ngaho umuntu yakwibaza. Noneho ikindi ukibaza, none gusenga dutyo nibyo byaba bituma Imana isubiza ibyifuzo byacu? Yenda bigaterwa n'amarangamutima, kuba twarize, kuba twatabaje, kuba twerekanye akababaro mu buryo bw'urusaku, nicyo cyaba gituma Imana idusubiza? Tekereza atari ko bimeze. Yenda ibyo tuzabirebaho kuko Imana iba ifite uko igena imigambi yayo kuri twe ndetse n'uko izayisohoza. Bityo rero umwanzuro twafata n'icyo twavuga ni uko gusenga usakuza ndetse ukora n'ibindi bigaragaza bimeze nk'akavuyo, byo kwihonda hasi, byo gusimbuka, byo kugira umutekano uri gusenga, bishobora gufatwa nko kwizera guke. Ushobora kuba utizera ko Imana yakumva uramutse uvuze buhoro, cyangwa se utizera ko Imana igihe utabumbuye umunwa itakumva. Nyamara Imana iratwumva kandi bisobanukiwe n'ibyo turimo. Ndetse niba koko dufite ukwizera gukomeye, Imana izi ibitubaho, iranabibona, bityo no kuyisaba dutuje ndetse no kuyisaba turi ahantu hiherereye, tutanyeganyeza cyangwa se tutiriwe twihonda hasi ngo dukore n'ibindi bintu byo kwiyereka ko yenda tubabaye, yo iba yabisobanukiwe kandi yamenye n'ikigero turiho. Bityo rero usenga asenga n'umutima utuje kandi wiyoroheje, wiyegereje Imana. Nk'uko tubyizera, Imana ni umubyeyi wacu. Ntabwo nzi rero uburyo wajya kubwira umubyeyi wawe usakuza ugira ute no kukumva biragora, ahubwo iyo umubwiranye umutima utuje, wiyoroheje, ukamubwira utuje, akumva neza, anasobanukirwa naho ikibazo kiri ndetse akamenya n'uko aragikemura. Aho ni ku rugero wenda rw'umubyeyi usanzwe, ariko Imana ibyo byose by'ibizi n'impamvu yabyo. Niyo mpamvu tudakwiye gukomeza kujya twihondagura dusakuza, cyangwa ngo ubone abantu basenga basakuza, basengana akajagari, bikubita hasi bagira bati bumve ko yenda aribwo Imana ibumva,
cyangwa se wumve ko bakurusha gusenga kuzima nk'uko twabibonye ni ukuba uri mu mutuzo. Ibyo twabifatira no ku ngero z'abandi bantu basengera mu madini atandukanye n'atari aya gikristu, nk'amadini ya kibudisme cyangwa yeho bizera Buddha n'abayahudi. Mu buryo basengamo rwose iteka umuntu ajya ahantu hiheje cyangwa se ajya ahantu akicara agatuza cyangwa se agapfukama agasenga Imana ye nta kuvuga, nta rusaku, nta muvundo. Nawe rero nizeye ko nta kajagari uzajya ushyira mu gusenga kwawe. Hagati aho tugushimiye kuba wadukurikiye. Niba wumva izi nyigisho zacu hari icyo zafasha, turagusaba gukanda subscribe niba turayikanda, ndetse usangize n'inshuti n'abavandimwe. Ikindi ufite uko ubyumva ushobora kutwandikira ahabugenewe muri commentaire.